Uyu munsi tariki ya 15 Kanama ni umunsi utayobekana, ni umunsi wa Assumption cyangwa kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya. Ibi bizi cyane abakristo by'umwihariko abayoboke b'idini ya Kiliziya Gatolika. Gusa uyu munsi ndagira ngo tuganireho by'umwihariko dutinde ku mvura igwa kuri uyu munsi ikunze guteza impaka hirya no hino by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda nubwo no ku isi ari uko nguko. Reka mbanze ngwe ikaze wowe ukurikiye Iwacu Topic, ngwe ikaze woneza amatwi. Njyewe ndi Fixe, ninjye tujye kubana muri kino kiganiro. Nguhaye ikaze mu muryango mugari wa Iwacu Topic, nguhaye ikaze mu isi y'ubucukumbuzi, nguhaye ikaze ku muyoboro mugari w'ibyegeranyo n'amakuru agezweho hano iwacu mu Rwanda. Ibuka ukande subscribe niba utayekanzeho, wibuke ukanda akazogera kugira tujye tubasha kubana ikiganiro ku kindi uko dushyize hanze amakuru, cyane yuko amakuru dutanga ari amakuru y'ingenzi nawe wakenera. Reka tudatinze turebere hamwe ibyerekeye Assumption cyangwa uyu munsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Umunsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya cyangwa se Assumption ni umunsi ukomeye ku bakristo by'umwihariko abakristo b'idini ya Kiliziya Gatolika. Uyu ukaba ari umunsi wizihizwa kuri iyi tariki ya 15 Kanama buri mwaka. Assumption ni ijambo rikomoka ku ijambo ry'ikilatini Assumptio, bisobanura kuzamurwa cyangwa kujyanwa. Uyu munsi wizihizwa ahantu henshi ku isi ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda kikaba kirimo. Usanga abawizihiza yewe n'abatawizihiza bishimiye cyane bitewe nuko inzego za leta ndetse n'inzego z'abikorera baba batanze umunsi w'ikiruhuko dukunze kwita konje. Mu Rwanda kandi harabizira ko kuri uyu munsi haba hagomba kugwa imvura benshi bita imvura ya Bikira Mariya cyangwa iy'umugisha, ariko bose ntabwo babyizera batyo kuko hari abavuga yuko iyo mvura yahozeho na mbere yuko amadini yaduka. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda gifata ndetse kikanabika ibipimo by'ikirere harimo n'iby'imvura ukigwa naho yaguye. Imvura ni amazi mu buryo bw'ibitonyanga uko yaba angana kose agwa aturutse mu kirere agashyika hano ku isi ku butaka. Hifashishijwe ibipimo by'imvura byafatiwe kuri sitasiyo za Meteo 11 ziri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, hakozwe isesengurwa ry'imigwire y'imvura ku munsi wa Assumption mu gihe cy'imyaka 40 kuva mu 1981 kugera mu 2020. Iryo sesengura rero rigaragaza ko atari buri gihe hose mu Rwanda hagwa imvura ku munsi wa Assumption. Urugero, imvura nyinshi ingana na milimetero 31.7 yabonetse ku wa 15 Kanama 1981 kuri sitasiyo ya Byimana akarere ka Ruhango. Mu myaka 15 kuri 40 ishize nta mvura namba yaguye uwo munsi. Mu myaka 40 ishize kuri sitasiyo zose aho yaguye kenshi ni Kigali, i Kanombe inshuro 13 gusa, hakurikirwa na Kamembe na Gisenyi yaguye inshuro 11. Ahaguye imvura inshuro nke kurusha ahandi muri iyo myaka ni Rubengera mu karere ka Karongi aho yaguye imyaka 5 muri 40. Abashakashatsi n'abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere bagaragaza ko kenshi imvura yo muri Kanama ikomoka ku miyaga ituruka mu cyanya cy'ishyamba rya Kongo. Imiyaga ikaba isunika ibicu byiretsemo amazi ibyerekeza mu gace u Rwanda ruherereyemo, bikagusha imvura ahantu hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Muri make ibipimo bigaragaza ko imvura y'umugisha atari buri gihe igwa kuri Assumption, kandi niyo yaguye ishobora kutagwa hose mu gihugu, bityo rero hashobora kuzamuka impaka hagati y'umuntu uherereye mu gace itaguyemo n'undi uherereye aho yaguye, bibaza bati ese nibyo koko buri gihe imvura iragwa mu Rwanda ku munsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya? Ngira ngo urabyiyumviye yuko iyi mvura atari imvura y'umugisha, cyane yuko iyo imvura y'umugisha yakabaye igwa ikagera ku bantu bose ndetse ikabageraho kimwe, ndetse aho uherereye mu gihugu hose ikaba yakugeraho. Ariko kuri iyi mvura siko bimeze, kubera yuko ni imvura igwa ugasanga mu myaka 40 itambutse hari aho kuri iyi tariki iyi mvura yaguye inshuro 5, ahandi yagwa inshuro 11, ahandi yagwa inshuro zigera muri 15. Ni imvura wumva yuko ibyayo ari amayobera. Gusa nyeke yuko iyo iba imvura y'umugisha yakabaye igwira abantu bose kuko twese dukwiriye umugisha uturuka mu ijuru. Ngaye nguko ndagushimiye we wankurikiye ndetse we twabanye muri kino kiganiro, nge twakibanyemo nk'abandi Fixe nk'ibisanzwe. Mwibukije gukanda subscribe, wibuke ukanda akazogera niba utaragakanze. Ibuka ukande like, usige igitekerezo cyabinyujije muri comment section, kandi niba iki kiganiro cyakunejeje ntiwibagirwe kugisangiza n'inshuti zawe.